Nangiye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none tugiye kureba hamwe uburyo cyangwa se uko ushobora kuba wavuga ibikorwa byawe ukora buri munsi mu Giswahili. Ni urugero, wenda ukunda kubyuka ku isaha runaka uko wabivuga, ese ukunda gusenga ku munsi runaka uko wabivuga, ese ibikorwa ukora buri munsi nyine bitajya bihinduka tubivuga dute mu Giswahili. Ahangaha ntuze kubura muri isomo cyangwa se ntuze kurangara muri isomo ryacu rya none. Umwarimu nk'ibisanzwe ni Emmanuel Uwiringiyimana. Ubundi iyo dushaka gushyira ibikorwa mu gihe gihoraho cyangwa se igihe kimenyerewe, twifashisha icyo twakwita wakati wa mazoea. Mazoea ariyo twita indagihe y'ubusanzwe. Ni ukuvuga ikoreshwa ku bikorwa tumenyereye gukorwa mu gihe runaka kidahinduka. Urugero, nkavuga nti mbyuka saa 12 buri munsi. Mimi huamuka saa 12 kila siku. Huamuka. Iki gihe tubona ko kirangwa n'ijambo cyangwa se indangagihe yaryo ni hu. Nkuko twabibonye no mu bindi bihe, wakati uliopita irangwa na li, wakati ujao irangwa na ta. N'iki gihe rero nacyo kirangwa na hu. Ni ukuvuga iyo nk'ubu ni urugero turi bubone iri somo ryacu muri ibi bice bikurikira. Turarebera hamwe uko dushobora kuba twatondagura inshinga runaka, hanyuma niturangiza tubone ingero z'interuro nkeya, duhite twinjira ku gakuru. Agakuru nagiye ngaragazamo uburyo ngiye ibikorwa byanjye mbikora buri munsi. Noneho ako gakuru nitukarangiza duhite turebera hamwe nanone uduteruro duke, interuro nkeya zigera mu 14, hanyuma duhite dusoza isomo ryacu. Iyo dutondagura wakati wa mazoea, muzi ko nabigije ko hari ingenga 3 ingenga ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu z'ubumwe, na ngenga 3 zo mu bwinshi. Ni ukuvuga iya mbere yo mu bwinshi, iya kabiri yo mu bwinshi, n'iya gatatu yo mu bwinshi. Mimi ni mimi, wewe, yeye, sisi, nyinyi, wao. Aha no kuvuga ngo iyo turimo gutonagura muri wakati wa mazoea, hu itangira kuva hejuru kuri mimi kugera kuri sisi, kugera kuri wao. Urugero, hano murabona ko kuri screen zanyu murareba ko nanditse ni mimi hufundisha. Mimi hufundisha. Nafashe inshinga kufundisha yo kwigisha, mvana iriya ku tusigarana cya gice kidahinduka nkuko nabibigishije. Iriya ku tuyikuraho tugasigarana igice kidahinduka. Ubwo igice kidahinduka hano ni fundisha. Mimi hufundisha, mvuze nti mje nigisha. Nigisha nyine nigisha, menyereye kugikora icyo gikorwa. Wewe hufundisha, wowe wigisha. Yeye hufundisha, we yigisha. Sisi hufundisha, twebwe twigisha. Nyinyi hufundisha, mwebwe mwigisha. Wao hufundisha, bo bigisha. Twakugeraho nk'isomo runaka, mimi hufundisha Kiswahili, nge nigisha Kiswahili. Ubwo ni igikorwa kimenyerewe. Iyo duhakana rero tubigenza duti. Nabwiye ko mu guhakana ni ukuvuga ko iyi hari hu hahinduka si kuri nafsi ya kwanza. Mimi hufundisha tuzaba mimi sifundishi. Ubwo nge sinigisha. Nuvuga ngo iyo a ihera ihinduka i ku nshinga turi gutondagura. Iyo hahera indi nyajwi nta kibazo, ubwo niba ari nka u ntabwo tuyihindura, ni igihe hahera a nibwo duhindura tukayigira i. Wewe hufundishi, wowe ntiwigisha. Yeye hafundishi, we ntiyigisha. Sisi hatufundishi, twebwe ntitwigisha. Nyinyi hamufundishi, mwebwe mwigisha. Wao hawafundishi, bo ntibigisha.
Tugiye kurebera hamwe noneho igice cya kabiri kigaragaza interuro zimwe na zimwe zishobora kuba twakushyira muri wakati wa mazoea. Urugero, mubona ko twizihiza iminsi mikuru itandukanye. Umunsi mukuru kandi ukaba ufite itariki imenyerewe, bibe kuri Noheli, bibe kuri munsi w'ubwigenge, bibe ku munsi wenda wo kuzamurwa mu ijuru kwa Bikira Mariya. Iyo ni iminsi twizihiza. Icyo gihe ushobora kuvuga ngo, n'urugero tushobora gufata nk'iyi nteruro twabaza tuti Wakristo huadimisha Krismasi. Abakristo bizihiza Noheli tariki 25 Disemba Ukuboza kila mwaka. Mu yandi magambo, abakristo bizihiza Noheli ku itariki 25 z'Ukuboza buri mwaka. Kristo huadimisha Krismasi tarehe 25 Disemba kila mwaka. Akandi urundi rugero, mama huamuka mapema kila siku. Mama huamuka mapema kila siku. Huamuka, mama abyuka kare buri munsi. Urundi rugero rw'interuro yindi, izi ni ngero turi buzibone mu ntuza mu gice cya nyuma. Reka turebe aka gakuru gatoya rero nako tugasome. Jina langu ni Emmanuel Uwiringiyimana. Nitwa Emmanuel Uwiringiyimana. Ubwo aka gakuru nabibabwiye ko ari agakuru kari bube kagaragaza ibikorwa nkora buri munsi menyereye nawe ushobora kuba wakora. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili nchini Rwanda. Nge ndi umwarimu w'Igiswahili mu Rwanda. Kila siku, buri munsi, mimi huamuka saa 11:30 alfajiri. Kila siku, mimi buri munsi, kila siku bivuga buri munsi. Mimi huamuka saa 11:30 alfajiri. Ngewe, mimi, mbyuka, huamuka, ubwo tugeza ku gikorwa gihoraho. Saa 11, saa 11 n'igice na nusu alfajiri mu museso. Na kuanza kujiandaa, nkatangira kwitegura kwenda kazini. Ubwo kitenzi kuamuka navuze huamuka, tangira kwitegura kujya ku kazi. Ubwo aho nagiye ngaragaza irindi bara, murabona yuko ari muri wakati wa mazoea cyangwa se ari cya gihe cy'akamenyero. Mimi husali dakika 10 kisha huenda bafuni kuoga. Mimi husali, mbavuze nge nsenga, dakika 10, iminota 10, kisha hanyuma huenda bafuni kuoga. Nkajya muri dushe koga. Baadaye hanyuma mimi hupiga meno yangu mswaki. Mimi hupiga meno yangu mswaki, hanyuma ngewe nkaborosa amenyo yanjye. Mchana nywele zangu na kuvaa nguo. Usokoza imisatsi yanjye, nkambara imyenda. Kunywa chai kwa mkate. Nkanywa icyayi n'umugati, kisha huenda kazini. Hanyuma nkajya ku kazi, huenda kazini. Saa 6 kamili hupewa chakula. Saa 6 zuzuye mpabwa ibiryo cha mchana. Chakula cha mchana ni ibiryo bya saa 6. Ifikapo saa 11 kamili, iyo bigeze saa 11, sisi walimu, twebwe abarimu, huelekea nyumbani, tukerekeza mu rugo. Kila Jumapili, ku cyumweru, sisi huenda kanisani, twebwe tujya ku rusengero. Ugakuru murakumvise kagaragaza ibikorwa nkora menyereye. Tugiye gukomeza noneho n'izinteruro zigera muri 11. Nira mbere yagira iti Gasana hula nyama kila Jumamosi. Gasana arya inyama buri wa gatandatu. Jumamosi ni kwa gatandatu. Gasana hula nyama kila Jumamosi. Nira ya kabiri, mimi hupenda maziwa.
njyewe nkunda amata. Hupenda maziwa, nkunda amata. Mimi hufundisha Kiswahili, njyewe nigisha Igiswahili. Interuro ya 4, mimi huzoea kazi, mimi huzoea kazi, njyewe menyereye akazi. Interuro ya 5, watoto hupewa mikate, hupenda mikate, abana bakunda imigati. Watoto hupenda mikate, abana bakunda imigati. Interuro ya 6, daktari huyu hutibu wagonjwa mahututi. Daktari huyu, uyu mudokteri, hutibu, avura, hutibu wagonjwa mahututi, avura abarwayi b'indembe. Mugonjwa mahututi ni umurwayi urembye. Interuro ya 7, Bahati husaidia wasiojiweza. Bahati afasha, husaidia afasha abatishoboye. Interuro ya 8, Baraka huanza kazi saa 2 asubuhi. Baraka huanza kazi saa 2 asubuhi. Baraka atangira akazi saa 2 zuzuye. Tujye mu nteruro zihakana zigera muri zikurikiyeho zindi, ariko ya nyuma ndabona idahakana. Ya 9, sipendi pombe, sinkunda inzoga. Sipendi pombe. Icyo gihe nacyo tuba tugaragaza igikorwa rwose tumenyereye. Cya 10, sichezi volleyball, sinkina, sichezi, sinkina volleyball. 11, sioni vizuri, sindora neza, sioni vizuri, sindora neza. 12, sichelewi kazini, sichelewi kazini, sinkererwa ku kazi. 14, mimi husali Jumapili, njyewe senga ku cyumweru. Ya nyuma, mimi huendesha gari, mimi huendesha gari, njyewe ntwara imodoka. No kuvuga bakunze amasomo yanjye, isomo rya none naturisoreje. Twarebeye hamwe uko dushobora kuba twavuga ibikorwa byacu bya buri munsi mu rurimi rw'Igiswahili, hanyuma tuganira na bagenzi bacu ndetse bakabasha kubona ubutumwa tubahaye. Bibutse ko mwari kumwe na Emmanuel Uwiringiyimana, mwarimu wanyu w'Igiswahili. Hanyuma niba warugeze bwa mbere ntugende koze subscribe. Iyi video yacu wayisharinga ukaba udufashije ukayisangiza bagenzi bawe, haba kuri Facebook cyangwa se no kuri status yawe, cyangwa se n'inshuti zawe ushobora kuba wabuzi zikunda Igiswahili, zishaka kwiga Igiswahili. Abamaze gukora subscribe mwese ndabashimiye. Nizere yuko uramutse wagize ikibazo wanakitubaza hasi muri comment. Twize ibihe bitandukanye, WhatsApp yacu turayibandikira buri gihe muri ntuza kuri channel uko dukoze video. Uramutse ushaka nimero yacu wayireba aho hasi. Ndabakunda mwese rero, mu nkundire nsoreza ahangaha, tuzasubire mu isomo ry'ubutaha, kandi Imana ibujye bakomeza kubarinda. Kwaheri, Mungu awalinde, nawatakia kila laheri, nawatakia amani, nawatakia kabisa Mungu awabariki. Sawa, kwaheri.